madamu wanjye tujya guhamagara uyu muganga twari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kure aratuvura amaze kutuvura atwemera yuko twemerewe no guhabwa umutungo babyeyi twakiye umutungo tuzakoresha uyu mutungo neza ntago tuzawupfusha ubusa tuzafasha imfubyi n'abapfakazi twarambitseho ibiganza babyeyi yego babyeyi yego 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 babyeyi yego yego Kameraman agiye gufungura reka turebe ibi bintu yego babyeyi reka mfungure uke ko aha hantu isi yose duhanze amaso reka turebe kameraman ngiye muri rwose abantu barebe ibi muganga bintu uburyo namwumvishije ashobora kuba akaze mugabo ari gufungura amafaranga araza koko turayabona ntituyabona inote zuzuyemo fungura agace gake ugashwa koramo duherezeho ugashwa akoramo duhereze ndashaka inote y'umutuku ariko nkuremo kamwe nkabahereze kamwe konyine mu minara nka bitanu wa mugabo ama bitanu we yambaye alright turizera ko mumeze neza mwese aho muri mu bice bigiye bitandukanye ari nko kumbuye abantu uyu munsi twari dukumburanye n'uyu mugabo ari nabyo assalamu alaikum alaikum salam papa meze bite ngiye mpamwe mundosuka cyane ni bitangaza iri mu ndumva nangiye gutangara so tubahaye ikaze rero uyu munsi tukaba twatembereye umugore n'umugabo baramamagaye bati turagushaka ya mafaranga y'ikuzimu yo kwa shitani sawa kwa shitani buriya ati hari umugabo watwemereye ko aya mafaranga twayabona ko twahabwa ubutunzi nyuma y'uko tugiye dukora ubuzima bukanga tugahomba tutahomba kadutange inzira izi modoka zitambuke ati tutahomba ibintu bikagenda ukundi kundi ariko uno munsi twabonye umuntu wese ufasha kuba ubutunzi twifuza twabubona twabugeraho niyo mpamvu rero nahamagaye Isiaka manager ati twisungane natwe turahabwa ubutunzi ariko ese umuntu bagiye kumuha ubutunzi hari umutindi nyakuya umukene turagenda twe nta butunzi baduhaye urumva nyine ni profite mukavuye kimwe ubundi so niyo mpamvu rero namuhamagaye kugira ngo nzane na Isiaka ahantu umupapa n'uwo mugore batuye muri quartier twahageze tugiye kubahamagara baturangira urugo neza ariko igihe ari nuko kano kanya abantu mudukurikiye wemerewe ubutunzi atubwiye ko agiye kububona tuje kuba abahamya b'ubu butunzi ese koko ni ubutunzi bufatika kuko atubwiye ko ari amafaranga se nago ari amafobiyo turaza kumenya nimba ari pirate turabaha amakuru yose nimba ari bwa butunzi bw'umunota umwe cyo nimba ari bwa butunzi bwa za note mpimbano tukataduha n'amakuru leta dusanze ari impimbano dutanga amakuru ariko ngo akagashya akora ngo si ubwa mbere akijije abantu bahita bamumanura dusanze ari impimbano bahita bamumanura ngo si ubwa mbere akijije abantu so reka muhamagare nimero yamaye ndamuhamagara twanayobye numva hano tubwiye twayobye nimba hano riho nimba twahageze nabyo byancanze kamuhamagare numve gahunda ziwe kuntu imbere yego papa yego ndakumva baramutse neza yego mwaramutse niba abanyamakuru none se kandi baturanye twe twageze ko tutari kubona inzu yawe neza turi ku muhanda ahantu hafi n'ahantu hari agataje mbona inyuma yacu hari ishyamba imisozi irenguka waje ukatuyobora kugira ngo ya nkuru yawe na bwa buhamya tuba abahamya buko ibintu bigiye kuba mwahageze n'umutse n'abasubira inyuma ndi gusohoka mbabona dusubire inyuma mutse n'abasubira
tujya ku ishyamba cyangwa tujya ngo uravuze ngo tugende hari inyuma se si hano dusubire inyuma cyangwa dusubire imbere okay dungure hari imbere sawa reka tuzi ko mbona nta kigenda ni uriya neza ko mbona ubundi tuzi ko ingagari cyangwa bya bibosi byariye bya bindi birengwa bikarya bigasiga ibyo ku masahani ko mbona uriya utanga amafaranga aho ngaho ameze gutya cyangwa ni umukozi uyu ni umugabo wamamagaye n'umugore we yaguhaye amakuru aba nibo bashaka amafaranga byumva kakana mwana sanga mama kamera mutamushyiramo sanga mama we nabuze ba nyina w'abana aho gutanga amafaranga we ntago ahari kanze mwibaza maze iminsi ku isafari papa aramutse neza yego narakomera mukomere cyane mwebwe ni twebwe ntugire ubwoba umushumba ni Yesu yego umushumba ni Yesu nta bwoba mfite ni njye wabahamagaye tutaragera aho tujyanye koko uwo muntu ahindurira umuntu ubuzima ni ukuvuga ngo nanjye namubonye kuri channel YouTube ndamuhamagara ambwira ibintu ngomba gukora kugira ngo nakire umutungo ubu rero nanjye nibyo ngiye gukora kugira ngo muzambere abatangabuhamya uyu niwe ugiye guhabwa iki mutungo cyane ntabwo uri buncika nze ndebe turimo turibaza ese niba bagiye kuguha umutungo wa za note mpimbano nanjye nicyo nagizeho impungenge kugira ngo turebe niba koko yaba ari amafaranga yemerewe gukora mu Rwanda ku buryo ejo nazayajyana kuri banki cyangwa ntangiye kuyakoresha business ntibingereho ingaruka niyo mpamvu nagize impungenge nkabahamagara waravuze ati amafaranga yo guhabwa reka abanyamakuru bazambera abatangabuhamya binyure kuri kamera ugasaza mbese uwo muntu ubundi mwamenye gute namubonye kuri channel YouTube ndamuhamagara ambwira ibyo ngomba gukora ubu waje hano murabonana cyangwa nibwo ahangaha niho iwanjye ntuye ngewe arayaguhera ese amafaranga yambwiye ko ibyo ngomba gukora arabimbwirira kuri telefoni isaha yampaye ahubwo irageze muze tugende aba badukurikiye tubisabira subscribe gusa subscribe none se ibintu biteye ubwoba byoroshye bakunze cyaguteye gutuma ujya gushaka uno mugabo cyambere na amakuru namugezeho nivuza inyatsi imodoka yari yawe iyi modoka yari yanjye urabona ko yakwamiye ahangaha kubera kugenda ngira ubukene namuhamagaye nivuza inyatsi maze kumuhamagara nivuza inyatsi amaze kumvura inyatsi ambwira ibyo ngomba gukora ndabona n'inzu ahangaha rwose ari inuza zaranze kuzura bigaragara ino nzu urabona yatangiye kubakwa birangira ikwamye ni ya nyatsi nagiye namuhamagaye nivuza inyatsi ambwira ibyo ngomba gukora amaze kumbwira ibyo ngomba gukora rero ubu ngubu nibyo ndi kugira ngo nkore namwe muzambira abatanga ni ukuvuga wabaye ngo musabe muzahabwa nimukomanga muzakingurirwa ubu ugiye gukingurirwa ko warasabye kuko narasabye ndakorahiye se nta kiguzi watanze nagiye kuguha gutya ikiguzi naragitanze kubera ko naramuhamagaye ambaza amafaranga mfite kugira ngo andebere umutungo nemerewe maze kumubwira ko mfite ibihumbi 200 ambwira ko nakwemererwa miliyoni 20 gusa ibihumbi 200 miliyoni 20 abazi imibare mubajije niba ndamutse nyongereye nazamurirwa ku mutungo arambwira ngo nimbona ibihumbi 500 nzahabwa miliyoni 100 500 ndayashaka ndayamwoherereza ngayamurika ku gicumbi ubu rero nanjye niteguye kugira ngo igikoresho yambwiye gushaka ndagifite kugira ngo nakire izo miliyoni. Ni ikihe gikoresho? Mbo murakibona yambwiye gukoresha isanduku. Ba mugabo. Bino. Nakubwiye gukora asa madamu ari. Madamu arahari mu nzu. Namarita koko bana. Kameraman bino shiraho. Bino. Shiraho neza. No badeje. Yakutumye isanduku. Yantumye isanduku ndi kugira ngo nyizane. Yizane hano. Nibereke. Uyishyira no hanze. Nibereke. Madamu ari kwa muzana. Na madamu muzana. So ari abantu abadukurikiye aka kanya utarabona ibigiye kubera hano arimo aribaza ngo zirasimaje yanga ni karibu madamu yaje abantu babyibaza mama twahageze yego tumusuhuze umubyeyi mahoro meze neza ndaho twaje kumva inkuru mwaduhamagara yantumye gushaka n'iki ngiki ni umutware wa ni umutware wawe mama nanjye kingana iki ni tumaranye imyaka 6 inyatsi ngo yaraje mu rugo rwanyu n'ibindi yaraje imaze kuza biba ngombwa kugira ngo dushake nyine umuntu wo kugira ngo iyo nyatsi tuveho nyuma yuko musabye imana byakomeje kwanga bati katuje kwa muganga ubishobora yego 500 mwabonye mwatuvuye ngo babakubira inshuro n'inshuro 500 twashatse imikorere tumaze kubibona
ubwo tuyabonye nibwo rero twaje turamusanga turamugana kugira ngo turebe yuko nyine ibyo twifuza twabigeraho. wari ukivuga ati rwose bigiye kuba ni amateka ariko nanone no kugira impungenge kuri wowe z'ibigiye kuba none bikabera mu nzu iwawe. Yego ambongenge tugomba kubigira bitewe nuko nyine ibyo tugiye guhabwa tutazi uburyo bimeze, ariko kuva muje ni byiza namwe muzatubera abatangabuhamya y'ibyo mwabonye, niba koko byaba ari iby'ukuri cyangwa se wenda niba ari itari iby'ukuri. Kamerama ereka abantu iyi box aho ngabo yazanye ubundi twicare turebe ibyo ari byo bino twicare turebe. Bita ubwoba mama nushaka kwigira njye ndicara hano Mwicare n'inkweto nazo nkuyemo. none se papa Umugabo afite amafaranga mu ntoki. Ibintu ukora n'umugore wawe nabyumvikanye ko tujya tubona ingo nyinshi tugeze ku mafaranga abantu bashwara. ngewe n'umudamu wanjye tujya guhamagara uyu muganga twari tumaze kubona inyatsi imaze kutugera kure, aratuvura, amaze kutuvura atwemerera yuko twemerewe no guhabwa umutungo. Amaze kutwemerera guhabwa umutungo nk'uko nabibasobanuriye. Wowe na madamu mwagiye inama nyuma y'inyatsi? Yego, nyuma y'inyatsi ubwo ngubwo atwemereye ko tugomba kwemererwa umutungo, biba ngombwa yuko adusaba gutegura iki gikoresho tugomba kwakiramo uwo mutungo. Tumaze kohereza ari amafaranga 500 kugira ngo twemererwe guhabwa miliyoni 100 nk'uko nagomeje kubibabwira. Aya mafaranga mutayabonye? Aya mafaranga tutayabonye ubwo ngubwo haba harajemo kutubeshya, ariko mfite icyizere cy'uko amafaranga tugomba kuyabona kuko ibyo yadukoreye atuvura byonyine byampaye icyizere cyo kumwizera. Ni igiki wizeye yagukoreye wenda ukaba ati nibi ngibi biraje? Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe ntegura kumuhamagara nkibona kuri channel YouTube nkamuhamagara, nari umuntu utakibona n'amafaranga 100,000, ariko muri icyo gihe anyemereye ko nimbona 500,000 nzahabwa miliyoni 100, narashakishije ndazibona, babyampaye icyizere cy'uko n'ibindi ngo ukagera kubona amafaranga mu buryo bugitandukanye. Siko bimeze mama? Niko bimeze. Ukagera ukavuga ati uyu muganga none n'ibindi azakora nzabyemera. Ni rwose pe. Noneho byadore icyizere gituma tubyizera nk'ukuri. Wazitubwira ngo amasaha yawe. Amasaha yatubwiye rero yambwiye yo kumuhamagara ndabona ageze, mwampa umwanya nkamuhamagara nkagira nkabasha kugira ute kubahiriza ubwo twicara. Reka twice tudahagaze. Umbabare ukomeze undebere. Undi kureba n'amayinite tubugurize. Muhamagaje indi simu kadi itariho amayinite. Inyatsi amayinite arabuze. N'amayinite arabuze mukanyerezo zirabura. Amayinite arahari, amayinite arahari. Ariko agashya ni uko noneho na muganga atari n'ahandi. Ubundi abandi tujya ku bicumbi byabo tukajya hehe na hehe. Yambwiye ko ngomba gukora ibyo nkorera mu rugo rwanjye kuko ariho ngomba kwakirwa umutungo. Alo muganga. Yego babyeyi muratwumva, nari ya masaha mwampaye yarageze, igikoresho nagiteguye nari ngifite. Narindi kugira ngo munzamurire umutungo nk'uko mwawunyemereye. Yego babyeyi. Yego yego. Oya babyeyi nkomeje gutakamba n'ubundi nk'uko mwangiriye icyizere mukanyemerera umutungo. Ni abanyamakuru nahamagaye kugira ngo uyu mutungo nintangira kuwukoresha abantu batazibaza aho wavuye, bazaba batanga buhamya muri nabo bigaragare no kuri kamera. Nagize impungenge z'uko nshobora gukoresha uyu mutungo bakaba bankurikirana bibaza aho ayo mafaranga nyakuye cyangwa ari amakorano. Isi yose irimo irakureba muga. Isi yose babyeyi mwaramutse. Abanyamakuru muvugana. Isi yose iragukurikiye rero, ubu tuguhanze amaso niyo dutegereje. Yego turabumva babyeyi.
yego ndagifite nagiteretse imbere yanjye. umudamu wawe narambikeho ibiganza mwana wawe. Yego arambikaho ibiganza. hari amazi kureka tuvugane nawe mwana wawe. Yego muvugane. Yego ndakumva. Mwana wacu uraho neza mwana wacu. Turakomeye cyane. Iya papa mugiye kwakira umutungo ntimukazapfusha ubusa mwana wawe. Yego. Yego mwana wacu. noneho usubiza uwo mugabo wawe. Yego turakumva ababyeyi, turabumva ababyeyi. icyo gikoresho mwana wacu ngaho gifungure. Yego ngifungure. kamerama bane urebe twakubwiye urazifite mwana wawe. Za nomero mwambwiye ndazifite babyeyi. Yego twakubwiye nyuma y'uko kirimo amafaranga arimo hano hantu rwose muganga wadukurikiye mu kubibona kamerama. Yego za nomero ndazifite kuri buri bwoko. genda ufate imwe uyihuheho n'umudamu wawe wuheho nurangiza uyitereremo. Yego babyeyi. guhuhaho kameramani kamerama duhereka abantu baye ibihumbi bimbarire neza 8,500 ibyo biri mu kamerama. Yego babyeyi nari mbirangije guhuhaho no gutereramo twabikoze neza. yego ngaho upfundikira uvuge ngo ababyeyi gutungana ni ukwanyu. Upfundikira kandi ugerageze umwuka ntutambuke. Babyeyi gutungana ni ukwanyu. Twishimiye kwakira umutungo. ese mubone ntabwo muzabaryaniramo Yego reka mpfundikire mubona butunzi bihindutse akavuga ati ngabo wangira kandengo Oya rwose. ibintu biteye ubwoba. naragenze ndabona ahantu agiyemo ibihumbi 8,500. 500 afashe scotch arimo arashyiraho aya mafaranga ashobora kuba ariho umuti. aya mafaranga amafaranga yarakoye mugabo aya mafaranga ni ngewe wayashatse, yambwiye ko ngomba kuba nyafite, azambwira umuhango nyakoreraho umunsi wo kwakira umutungo. Uri uriya muhango turiya tunomero yavugaga se ngo yaguha nomero. Yego babyeyi ndimo ndafunga neza. hari siko ngize ngo ni ngewe ukize. turebe ibyo bintu. abadukurikiye mwese amazi akorekara kamerama ari gufunga kugira ngo abantu babonye ko ngiye gukora ko sinakora ahantu nta mafaranga yakora ukica umuti wa muntu. Yego mwoga ibi ngibi byose ntabwo ndimo ndabyemera kereka mbyibonera. ndakumva arimo arabikora. none se muga izi mbaraga muzikura he koko? izi mbaraga muzikura he? bora umukurambere ntago ari ba bandi muba mwarasigiye ibyanyu. uyu mugabo n'umudamu we natwe twese duhanze amaso kurekara dufite n'ubwoba. yasoje gupfundikira ababyeyi, nafunze neza, namiramije ntaho umwuka uhita. umudamu agiye yicaye kamerama igira imbere akimukore urabona ko yicaye. gira vuba mugabo twire sarakibasha. ari na bi. Yego babyeyi twabirangije, namukoreye. Amagambo uravuga njye nyasubiramo. Babyeyi twakiye umutungo, tuzakoresha uyu mutungo neza. Ntabwo tuzawupfusha ubusa, tuzafasha imfubyi n'abapfakazi, abatishoboye n'abakene, kandi tuzubahiriza kujya dusenga. Mu itorero cyangwa idini dusengeramo tuzakomeza umuhango wo gusenga. rero ukuntu ibi bintu bimeze bageze nk'abanyamakuru se bamwe bajya basarara cyangwa nk'abandi babigize umwuga. Yego babyeyi.
ibintu yego ugashobora yego babyeyi wowe n'umudamu nimurambikeho ibiganza byanyu yeee ufashe yego ndetseho ibiganza abana banyu twarambitseho ibiganza babyeyi yego 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 noneho rero mugiye gufungura yego babyeyi kubera yuko mwahamagaye abandi bantu dada wacu yego yego nimumara gufungura umutungo tumaze kuwohereza yego yego urakuraho inote imwe imwe inimero imwe imwe yego babyeyi uzisiga ku meza undi mutungo ugende uwushyire ku gitereko mwana wacu yego yego ikawufungura umaze kwakira kameramani agiye gufungura reka turebe ibi bintu yego babyeyi reka mfungure wibuke ko aha hantu isi yose duhanze amaso reka turebe kameramani igihe urumuri rwose abantu bareba ibi muganga bintu uburyo namwumvishije ashobora kuba akaze mugabo ari gufungura amafaranga araza koko hehe turayabona ntituyabona twamaze kumwoherereza umutungo twamaze kumwoherereza umutungo inote zuzuyemo fungura agace gake ugashwa twabonye babyeyi hari ibintu ntabwo yego bibaho babyeyi hari ibintu ntabwo bibaho muganga ukoze ibitanda Yego, babyeyi. ntabwo nkoraho hari we amuvuze impundu babyeyi hari we ibintu ntabwo yego bibaho babyeyi murakoze turabashimiye babyeyi murakoze cyane kameramani murakoze abantu cyane badukurikiye muhange amazi Yego, kuri ndakumva kamera babyeyi n'ubukene yego babyeyi imwe imwe